Bob Marley yari yaramuhaye impano 3 arizo umukandara, microphone ndetse na jacket. Kandi Bob Marley ni nawe wamwise Natty Dread. Uwitwa Raphael Narcisse Mitali akaba ari nayo mazina ye. Bob Marley niwe wamwise Natty Dread. Uwo muhanzi Imana imwakire mu bayo yitabye Imana. Twihanganishije umuryango we, twaba tugiye kurebera hamwe icyegeranyo cy'ubuzima bwe. Natty Dread yari afite ubwene igihugu bugera kuri 5 aribwo u Rwanda, Germany, Israel, United Kingdom ndetse na Uganda. Natty Dread kandi tugiye kurebera hamwe ese ni gute yahuye na Bob Marley. Natty Dread ni gute yabonye ubwo bwene gihugu bwose bugera kuri 5. Natty Dread tugiye kurebera hamwe se yaguye mu bihe bitaro, yazize iyihe ndwara. Ngewe mugiye kubana ni Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam Start kuri social media platforms zanjye zose. Tukaba twifashishije ibitangazamakuru byandikira kuri internet kugira ngo dukusanye aya mateka y'umuhanzi Natty Dread, ari byo Katy Press. Turifashisha inkuru yanditswe kuri tariki 12 z'ukwa gatanu 2020 yanditswe na Andrew Shyaka. Tunifashishe igihe.com, inkuru yanditswe na Sengiyumva Emmy yasohotse kuri tariki 4 z'ukwa gatatu 2020. Natty Dread ni umuhanzi nyarwanda wamenyekanye mu ndirimbo yitwa Abiwacu Muraho cyangwa se Hobe Rwanda, yasohotse mu 1996. Natty Dread ari we Mitali Raphael Narcisse yavutse mu 1969, ariko mu byangombwa bye handitsemo mu 1964. Yahinduye imyaka ubwo yifuzaga kujya mu gisirikare. Yavukiye muri Uganda aho ababyeyi be bari barahungiye, ahava afite imyaka 3. Umuryango we wimukiye muri Kenya. Muri Kenya ni naho yahuriye n'inshuti z'umuryango w'iwabo zo muri Israel, zaje kumuhuza na Bob Marley muri Jamaica. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru igihe.com, iyo nkuru ikaba yaranditswe n'uwitwa Nsengiyumva Emmy, ikaba yarasohotse ku itariki 4 z'ukwa gatatu 2020 saa 1:03 z'umugoroba. Ubwo yaganiraga n'icyo kinyamakuru yagize ati bagiye mu biruhuko basabye mu rugo ko twajyana, izo nshuti z'umuryango wabo ko bajyana muri Jamaica. Icyo gihe ahantu twagiye ni hafi y'aho Bob Marley yari atuye. Niho twahuriye bwa kabiri nyuma y'uko twari twarahuriye muri Kenya, ansanze ahantu nacurangaga gitari. Natty Dread iki gihe muri no nkuru yavugaga ko hari indirimbo yitwa My Reggae yakoranye na Bob Marley ndetse n'izindi yagiye amufasha nubwo zo zitarimo ijwi rye. Uyu muhanzi avuga ko mu 1984 ubwo yari muri Israel yabaye umusirikare imyaka 3 nyuma yo gushakana n'umugore ukomoka muri icyo gihugu. Icyo gihe muri Israel avuga ko hari itegeko y'uko umusore uhawe ubwene gihugu yagombaga gukorera igisirikare muri iki gihugu mu gihe cy'imyaka nibura 3. Akiva mu gisirikare cya Israel, uyu muhanzi n'umugore we bimukiye mu Budage. Akomeza kubana n'umugore we wa mbere kugeza muri 2001 ubwo batandukanaga. Kuva icyo gihe ntabwo Natty Dread yongeye gushaka umugore ngo bakore ubukwe, nubwo hari abo babyaranye. Kugeza ubu yari afite abagore 4 n'abana 7. Umwe muri abo bagore ni umunyarwanda kazi wabaga muri Uganda, yanamucyuye mu Rwanda. Ni nawe babanaga ndetse babyaranye abana 4. Natty Dread ubwo yagiranaga ikiganiro n'umuyoboro wa YouTube channel witwa Zaburi Nshya kuri tariki 23 z'ukwa gatatu 2023, nibwo iyi nkuru yasohotse. Yavuze uko yabonye agakiza, avugamo n'iby'uburwayi bwe bwa kanseri ya prostate ari nayo yamuhitanye.
akaba yaguye mu bitaro byo mu Budage ari naho byakurikiranaga uburwayi bwe. Dusoza turashyiramo agace gato ku buryo Natty Dread yabonye agakiza cyangwa se k'ikiganiro yagiranye n'iyo channel. Natty Dread yagiye akorera ibitaramo ku migabane igiye itandukanye, Europe, Africa na USA. Natty Dread arazwi cyane mu ndirimbo yitwa Hobe Rwanda, yagiye inasubirwamo kenshi. Tuboneyeho kwihanganisha umuryango we, tukomeza bakomeze kwihangana kandi Imana imwakire mu bayo. Tubamenyesha ko icyegeranyo cy'ubu buhamya bwe twifashishije ibinyamakuru bibiri byandikira kuri internet, ari cyo Ketty Press. Inkuru yacyo yanditswe na Andrew Shyaka mu kwa gatanu tariki 12/2020 nibwo iyo nkuru yasohotse. Tunifashisha igihe.com. Inkuru yanditswe na Sengiyumva Emmy yasohotse kuri tariki 4/3/2020 cyari saa 1:03. Imana ikomeze barinde kandi tuboneyeho no kwihanganisha umuryango we. Yari Sam started to start doing what you are passionate about. Reka dushyiremo agace gato ikiganiro yagize. Hanyuma se Natty, Imana yamutse kubwiye ngo ukureho dread wagenza ntazikuraho. Nazikura koko bose Imana yagutegeka ari yakuremye ukanga kuyumvira. Imyaka irenga 40 ingahe umazaranye dread wazikuraho? Umaze uzimana igihe kingana ute? Izi ni hafi imyaka 30 nubwo nagenzi gabanyaho. Imana integetse nakwemera kubera abantu b'isi sinakwemera, ariko Imana ivuze ati Natty ubicemo, ariko ni isomo nini nkoni ngira ngo kugira ngo nkire narware. Burya wasanga n'Imana yaravuze ati kankureke, ntwambwiye ngo ngufashe uve mu kintu iki niki, kankwereka ukuntu rero nkigufashamo none uzasubira utazagisubira. Donc wari warabwiye Imana ngo igufashe ureke ibyo ngibyo ingeso y'abagore yari yananiye. Kugira ngo ufate icyemezo cyo gukizwa wabitewe n'iki? Nyine uburasita bwanjemo kubera nyine nari kumwe n'abajamaika harimo na ba Bob n'abandi benshi bari benshi uza barasita bakuru. Wabitangiye utari muri Afrika? Ntabwo nari muri Afrika. Muri Afrika navuye nkiri muto cyane. Iki wumva wifuza kubwira abantu b'Imana? Icyo nabwira abantu b'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ntibazategeze babe nkanjye nkuko byambayeho. Nibayimenye bameze neza, nta kibabayo hakiri kare. Bamenye ko Imana ubuzima bwayo aho bazajyana abantu n'ubuzima harya n'imibanire imibereho. Imibereho y'ijuru izahoraho, ntabwo nari mwizasaza. Nibyishimo bizahora, nta marira, nta nzara, nta nzangano, ntaki. Ni ibintu bizahoraho. Ibi turimo twirukamo bya buri munsi bituma dukora n'ibyaha wenda ni ibintu bigiye gito cyane, kuko kuvuga ngo warahindutse gusa mwanza kohereza ibigeragezo, ariko wabisengeye ukitegura ukabona ko ibyo byose ikiza nacyo gifite akamaro. Nuko ibyo byose navuyemo nta gitangaza. Imana rero kuretse ibintu byose by'isi ukaba warabikozeho warabiriyeho, ntuzigisha niki aho zambwira ibintu byose nta kintu kimwe utabonye, nta kintu cy'isi ntabonye. Aba bana banjye rimwe uzazo rero ukuntu basenga, barasenga kabisa. Hano basenga byitwa gutwika, baratwika ariko muri Yesu. Ariko nkaba mbasengera cyane cyane nkavuga Yesu. Naryo no gushinganisha n'abashinganishije muri Yesu. Ndamubwira nti rero ibyambayeho nibyo nakoze nibizabe kuri aba bana, ngaba ndabaguhaye n'abawe barinde bazagukorere.